Tubahaye ikaze bakunzi ba Prime Empire. Kuri uyu munsi tubazaniye ikiganiro kijyanye na Sodoma na Gomora. Ese wowe wizera ko Sodoma na Gomora byabayeho? Nta gutinda reka tubyinjiremo. Muri Bibiliya inkuru ya Sodoma na Gomora ni imwe mu nkuru ziteye ubwoba cyane. Inkuru iteye ubwoba cyane yuko bavugamo kurimbuka kw'abantu, kurimbuka kw'imijyi ebyiri bazize ibyaha, kurimbuka k'umugore wa Loti umwe warebye inyuma. Abasoma Bibiliya muzi ko ngo Mukaroti yarebye inyuma ahinduka inkingi y'umuntu. Iyo urebye muri Bibiliya bakubwira yuko hari abagabo babiri, abamarayika babiri Imana yohereje ubwo muri Sodoma na Gomora, iyo imijyi ibiri itandukanye, byari bimaze kugaragara yuko habera ibyaha byinshi cyane, haberaga ubusambanyi, ibintu byose bitemewe biteye isoni mu maso y'Uwiteka byaberaga muri icyo gihugu. Imana yohereza abamarayika babiri, nuko baza kurara ku mugabo wita Loti, n'umugabo wenyine wari usigayemo, kibuze ubona yuko kigendera muri ritme y'Imana. Abo bashyitsi bari boherejwe n'Uwiteka, Loti yarabacumbikiye, abameresha neza nk'uko abandi bashyitsi bagusura nawe aka kanya nkurikiye wabameresha neza. Gusa nyine ngo kubera ingeso mbi yari imaze kwaduka muri uwo mujyi Sodoma, abantu bashatse kujya kubangamira abo bashyitsi b'Imana bari kuhazanaho za ngeso mbi, nuko bihita bigaragara yuko izo zari intumwa z'Imana. Bihita bigaragara yuko uwo mujyi warimbutse n'ubundi warangiye. Nuko abo bagabo bahita babwira Loti ati wowe n'umuryango wawe umuhunge, Imana igiye kurimbura uno mujyi. Hagati aho ngaho rero abo bamarayika babwiye uwo muryango wose, bavuga bati ni uguhunga ariko nta mwemerewe kureba inyuma. Ku kantu ko kureba inyuma rero niho bavuga yuko Mukaroti yagendeye. Barabikoze barahunga. Noneho Mukaroti ageze hagati kubw'ubwoba bwinshi cyane areba inyuma ahinduka inkingi y'umunyu. Iyo ni inkuru ivugwa muri Bibiliya kabisa, wayisanga mu ntangiriro igice cya 18. Muri ibyo bice nibwo Imana ngo yabwiye Aburahamu yuko igiye kurimbura Sodoma na Gomora. Rero uko ubyumva niko bizwi cyane muri Bibiliya, niko handitse, kandi abenshi twizera Bibiliya. Gusa nanjye uranganda yizera ndetse cyane. Iyo tugiye muri siyanse, nkuko mubizi, siyanse igaragaza ibintu uko biri igendeye ku bimenyetso, ntago ijya igendera ku bintu by'amarenga no kwiyumvamo ikintu. Muri siyanse rero bavuguruzanya n'iyo nkuru. Muri siyanse ntago bemeranya na bimwe byanditse muri Bibiliya. Muri siyanse ntago bahakana yuko iyo mijyi itabayeho, Sodoma na Gomora bemera yuko yabayeho, gusa uburyo yarimbutsemo ntago ariko babifata kimwe no muri Bibiliya. Ese wowe ku bwawe wizera iki? Wumva iki? Banza ugereranye n'ibyo siyanse ivuga. Siyanse ivuga ko ikintu cya mbere gishobora kuba cyarateye iryo turika, cyangwa kuba umuriro wamanuka ugatwika aho hantu, ngo imyuka yarashushe amagaze n'iki biraturika, nuko bimanukira aho ngaho muri uwo mujyi, bisa nkaho nyine umuriro uvuye mu ijuru. Gusa byari byatewe no guturika kw'amagaze yo mu kirere, biraje bimanuka ku butaka. Nanone muri siyanse batubwira yuko bishobora kuba byaratewe n'umutingito no kuruka kw'ibirunga, kuko ahantu bapresiza iyo Sodoma na Gomora byari biri ni ahantu haba ubutaka burimo amagaze hasi, natural gas nka safa aturika cyane, explosion biraturika bya danje. N'imitingito ikunda kuba muri ibyo bice. Bakeka ko imitingito ishobora kuba yaratingise cyane, byakwitana n'ayo magaze bigahita bikora explosion bigger cyane, bigaturika cyane ku rwego rwo hejuru. Gusa nanone ibyo nibyo siyanse yemera. Urumva ko bijya guhura n'ibyo muri Bibiliya, nuko bidahura neza cyane. Ariko ikintu bita guhinduka inkingi y'umunyu, bimwe byabaye kuri Mukaroti, byo siyanse ntabwo yemeranya nabyo, kuko siyanse ipresiza ko hafi y'ako gace ka Sodoma na Gomora hari inyanja y'umunyu, Dead Sea. Inyanja y'umunyu rero bavuga ko hafi yayo
hari amabuye menshi cyane y'umunyu ameze nk'abantu. Bakeka ko ayo mabuye ariyo bagendeyeho bangiza bagahimba inkuru nk'iyo ngiyo yuko Mukaruti yarebye inyuma agahinduka inkingi y'umunyu, kuko byumvise ni ibintu biteye ubwoba cyane bikanga bamwe. Iyi ni inkuru utakumvisha umwana, ni inkuru utasomera umwana nijoro. Iyi ni inkuru iteye ubwoba cyane. Ese wowe ubyumva ute? Ndikira muri comment kubyumva kandi nandika ikindi kiganiro wifuza yuko twakora. Naho utaha.